ntabwo ko bimeze gutya, ntabwo ndi umubyeyi nk'uko ndi umubyeyi kuko ndaruye umwana, ariko muri rusange ndi umukobwa sindashaka. Uyu mwana nubo nabonye mu buryo bw'umugisha bw'uko nkunda gufasha abantu basengera Imana kugira ngo Imana ibatabare ku kibazo cy'ubugwayi cyangwa ku bindi byifuzo bitandukanye. Ntabwo urashaka, uracyari umukobwa. Kuko icyo gihe yarahasomye ariko igitabo sinagifata, ahubwo nge ntaha mu mutwe wanjye harimo ngo ni ibice 8 ku murongo wa 14 ngo haranditswe ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Na n'ubu ntabwo icyo gitabo urakimenya. Uyu munsi niho nasobanukiwe ko ari Abaroma. Yego. Ibice 8 ku wa 14. Niho ndisobanukiwe buno. Ntabwo icyo gihe nari mbizi kuko yarabisomye ariko ntibyanyinjiramo, igitabo sinakimenya. Ntahangewe mu mutwe wanjye harimo ngo ni ibice 8 ku murongo wa 14 haranditswe ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yego. Nanjye rero iryo jambo rinyinjiyemo, ndatekereza ndavuga ntabayobogwa n'umwuka w'Imana ni bande ko ari bo bana b'Imana. Ngewe ndi mu ruhe ruhande. Neneho arongera avuga andi magambo ntigeze kumva ibice cyangwa se umurongo, ariko kugeza uyu munsi nabwo narabimenye. Ni amagambo aboneka mu Bagalatiya igice cya 5. Nisanga gutya iyi minwe imeze, navutse ndi ibibari. Kubisobanura ntabwo ari ikibazo. Nge navutse ndi ibibari marume, musaza wa mama agira imbabazi ajya kundodesha. Ibibari se, ibibari nabwo hari abantu batabyumva. Navutse mfite iminwe isatuye. Yego. Rero marume ajya kundodesha. Yego. Barayifatanya gutya, abantu badukurikiye babibona. Rero nyine nkura ariko mvuka papa ntago nigeze mubona. Nta nuwo nigeze kumenya. Yego. Kugeza ubwo nakuze, ariko mama ari we mbona na mukuru wanjye na basaza banjye, ariko ntabona papa. Ntabwo rero namenya ngo navutse mu buhe buryo, ni mama ubizi. Naho nge nuko nisanze gutya. Rero abantu benshi bashobora kunkurikirana bakana mu kanwa kanjye nta menyo fitemo, yo ntabwo navutse ntayafite, ahubwo ni ikigeragezo cyankuye amenyo mu kanwa. Ari bwo buhamya ngira ngo ntanga umuntu wese afashwe nabwo, kuko ubu buhamya ntanga ndi imbere turabasuhuje. Yego. Bakristo bene data bakunze b'umusaraba, abo dutatangiye umurimo kuri korali ya Witsemba, cyane cyane kuri cano ya korali. Mwe mujya mufata umwanya mukadukurikirana hirya no hino ku isi. Tuzi neza ko muri Afurika bahari, mu Burayi bariyo, muri Australia bariyo, muri Aziya bariyo. Rero hari haciye igihe, ariko nongeye kugaruka ndi ntegereje Imana Petahiya, uwo mwari musanzwe mukorana ibiganiro. Hanyuma imbere yanyu murimo murabona umubyeyi ufite n'umwana, niwe tugarukanye kugira ngo dukorane ikiganiro. Ushobora kuba ukimubona hari ibyo utekereje, ariko niwe tugarukanye kugira ngo dukorane ikiganiro. Mubyeyi mudusuhuze namwe. Muraho neza muri Kristo Yesu? Yego turaho. Natwe turabashuhuje kuko twishimiye kuboneka muri uyu mwanya. Yego. Ndaza rero kugusaba kugira ngo uze kuvuga cyane, kugira ngo abadukurikiye tuze kumvikana. Hanyuma rero ndagira ngo mbere yuko dukomeza n'ibindi byose, tubanze dusenga Imana, tuze gukomeza n'izindi gahunda. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu, uri ibyiringiro byacu, niwe dukesha kubaho.
kandi kuri twe waravuze ngo ntitubeho tubaho, byagombaga kutubuza ubugingo byari bihari. Icyo gitumye kuri iyi saha tuvuze izina ryawe bikemera. Nyemerera wongere ureme iriba hagati yacu, hafi yacu, nk'uko wariremeye Hagayi. Umwana we yari amaze kwicwa n'umwuma, ukamubwira ngo reba hirya ugaburire umwana wawe umuha amazi anywe. Natwe niko dusenze ngo amaraso ya Yesu atubere iriba twogamo uyu mwanya, imitima yacu itungane kuko turi abantu buntu, ariko iyo twisunze icyo gitambo cyabonetse rimwe gusa tubasha gutunganwa rwose. Tuzi neza ko guterana kuvanze n'ibyaha ari ikizira imbere yawe, kandi duhagaze ahangaha twicajwe no kuvuga gukomera kwawe. Ndasenze rero kugira ngo imitima yacu ive mu bidatunganye, maze tuba bushaka mu izina rya Yesu. Ni nayo mpamvu dusengeye umuntu wese uri hirya no hino ku isi, urabasha gufata umwanya wo kumva ubuhamya n'ubutumwa bw'umuja wawe, kugira ngo bumwimure bumuvane hamwe mu bushyira ahandi. Uri Imana ibana natwe, uri Imana itwumva tudasakuje, kuko utuye muri twebwe. Nyemerera ukorane natwe, utangirane natwe, kandi usazanye natwe umwuka w'umuyobozi, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana rero ibaha umugisha mwebwe mudukurikiye hirya no hino. Nk'uko nari mbibabwiye, nari mvuze nti reka tubanze dusenge Imana, hanyuma tubone dukomeze n'izindi gahunda. Umubyeyi wacu rero turi kumwe ahangaha, hari abantu bashobora kuba batamuzi amazina, ari nabwo bwa mbere bamubonye. Ndagira ngo atwibwire tumumenye. Nitwa Bavugameshi Anastasiya, nkaba nkora umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rundoyi, itorero rya Mwumba. Itorero rya Mwumba. Paruwasi ibarizwa muri he torero? Na ADEPR, na Angelikani, na Adventiste? Na ADEPR. Na ADEPR. Hanyuma sawa, ku itorero rya Mwumba ho uhakora iki? Kora umurimo wo kuririmba. Uri umuririmbyi? Ndi umuririmbyi. Ubimazemo igihe kingana iki kuririmba? Kuva mpamagagwa namaze igihe gitoya. Ninjira mu murimo wo kuririmba kugeza na n'uyu munsi. Natangiye mbwira abantu ko turi kumwe n'umubyeyi. Bishobora kuba ari byo, bibaye ari byo, uwo mwana ufite niwe waba ari we gusa ufite, cyangwa Imana yagiye itanga n'undi mugisha mukagira abandi bana? Ntabwo uko bimeze gutya, ntabwo ndi umubyeyi nk'uko ndi umubyeyi kuko ndari uyu mwana, ariko muri rusange ndi umukobwa sindashaka. Uyu mwana nubo nabonye mu buryo bw'umugisha, bw'uko nkunda gufasha abantu mbasengera Imana kugira ngo Imana ibatabare ku kibazo cy'ubugwayi cyangwa ku bindi byifuzo bitandukanye. Ntabwo urashaka, uracyari umukobwa? Ndacyari umukobwa. Uwo mwana se ko ndi kubona nukuri uwo mwana mba ndi kubona ubusabane ari bwose. Uwo mwana se afite imyaka ingahe? Uyu mwana afite umwaka n'amezi 2, namubonye afite amezi 5. Umwaka n'amezi 2. Ubwo uwo mumaranye amezi 8 7. Umumaranye amezi 10, hafi aho ngaho 9, 10, 11. Hanyuma ndagira ngo ubwo ibyo nabyo numvisha ari ikibazo cyangwa ari ubuhamya buryoshye bw'ukuntu umuntu agira umwana atarabyara akamurera, bakaba bageze kuri iyi saha mbona umwana yishimiye gukina na nyina. Ariko ndagira ngo dutangirire hasi. Umuntu wese udukurikiye, nkunda kubabwira nti mujye mwihangana kugira ngo dukomezanye ikiganiro. Hanyuma mutumirwa wacu tugiye kumuha umwanya atubwire ese ni ubuhe buzima abayemo, ababyeyi be bameze bate. Umuntu w'umukobwa buriya se atari ibanga mwaba mufite imyaka ingahe? Ntago namenya imyaka afite, ariko navutse 8 kabiri.
wavutse inani kane muri 84. 84 rero imyaka 16 guteranyaho 24 ubwo ikaba imyaka 40. Rero icyo ni umwihariko uburyo ushobora kwibaza ngo nawe ubwawe wakwiye kuba uri umubyeyi cyangwa uri umugore ufite umugabo ariko ufite imyaka 40 utaha iwanyu. None ababyeyi bawe mumeranye gute se? Ntago bajya bagutoteza ngo tuvire mu rugo? Mwe n'ababyeyi bimeze biti? Nge maze imyaka 15 ntandukanye n'ababyeyi banjye. Kuko naravutse sanga mama bari we tubana, ubundi ndi umwana wa kane mu bana ba mama, akaba ari nanjye bucura. Bangu mama yabyaye abana 4. Yego. Nanjye rero muri abo 4 ninjye wa kane kandi ndi bucura bwa mama. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo mbana na mama. Yego. Kuko igihe cyarageze mama aranyihakana ambwira ko atari we wambyaye. Mura n'ibibazo bikomeye cyane. Aribwo buhamya nje gutanga hano. Rero nyuma y'icyo gihe akimara kumbwira ko atambyaye twagiranye ibibazo byinshi. Nyuma y'ibyo bibazo turatandukana. Uyu munsi mama burukwe nanjye nkabukwanjye. None ni iki yashingiyeho? Yabonye ari wowe mubi mu bana bose muri abo 4 bose kugira ngo avuge ngo ntiyakubyaye? Yashingiye ku kikoko? Ubundi kugira ngo avuge ngo ntiyambyaye ntabwo ngiye kugwange ruhande. Niba ari uko yabonye ndi mubi ntabwo nabihamya. Ariko kimwe icyo twapfuye muri rusange ni umutungo wanjye ku cyanjye gite nari ifite. Niwo gwabaye ikibazo mu rugo. Wowe wakoreraga amafaranga ugira umutungo mwinshi? Nge nakoreye amafaranga ariko kandi uwo mutungo ntago urebye gwakomotse ku mafaranga nakoreye, gwakomotse ku mugisha. Kuko umuntu yarankunza ngabira itungo. Yego. Ni musaza wanjye warimpaye. Iryo tungo rero riba ikibazo kuko ryarabyaye shyiraho n'izindi nari nguze. Kugeza ubwo nagize amatungo 60 mu rugo. Amatungo y'ubuhe bwoko? Intama n'ihene. Intama n'ihene 60? 60. Mu rugo urazigira uri umwana? Mu rugo rw'ababyeyi banjye. Nuko rero mama wawe biza kugenda bite? Nuko birangira rero mama wanjye mukuru wanjye nyine yari yarashatse. Ariko abonye ko uwo mutungo guhari gutyo kandi gwitwa wanjye bimuteza ikibazo. Mu mutima biba ngombwa yuko we aturugo gwe aza mu rugo iwacu. Ntazi icyagambiriye arahaba cyane. Umugabo waza kumucyura birananirana, mbona nta kibazo gihari. Nawe yibaza impamvu ataba mu rugo gwiwe. Nanjye mbyibazaho ariko simbona igisubizo. Rero yaje kujya inama na mama amubwira ko ayo matungo bidashoboka ko gakwitwa yanjye ngenyine, ahubwo ko dushobora kuyagabana. Rero babonye ko kuyagabana bidahari kuko bari bazi neza ukuri kwayo matungo, bahitamo kujya bayagurisha nagiye. Naba nagiye mu kazi cyangwa nagiye ahandi hantu hatandukanye, natanga sanga amatungo bayagurishije. Rero nasanga hari uwariguze nkajya nkamubwira nti mpitungo ryanjye. Itungo ryanjye akarimpa nkongera nkarigarura, akagaruka gushyikira amafaranga ye mu rugo aho intambara bariho zitangirira. Rero dutangira kubana nabi mu rugo. Igihe kigeze nyine banyirukana mu rugo. Mu rugo ndahava kuko nyine hari intambara zikomeye. Maze kuhava rero biba ngombwa ko ayo matungo noneho baba babonye uburyo bwo kuyagurisha. Ariko nabwo ntibibashobokere kuko twari duturanye n'abaturage bankunda kandi bafite ukuri kuzwi yuko amatungo ari ayanjye. Bayagurisha abaturage bakayagarura. Kavuga ati ntabwo mwamwirukana ngo nimumara kumwirukana hejuru y'amatungo ye munagurisha ibye. Yego. Rero abaturage bakayagarura. Biza kuba ibibazo birebire kuko mama nawe yari umukire afite ibintu byinshi.
nawe biba ngombwa nyine ko yihagararaho aravuga ati ntabwo bishoboka uko byagenda kose ntabwo bishoboka. Zinjira mu manza rero dutangira kuburana, atangira kumbwira yuko nyine amatungo nyagabana na mukuru wanjye naba ntabyemeye sinitwa umwana we. Nanjye rero sanga bidashoboka. Mama rero ikibazo akinjiza mu muryango, tuburanye mu muryango, mama aratsindwa ariko yanga kuva ku izima. Na mukuru wanjye nawe yanga kuva ku izima, aravuga ati ntago yatunga amatungo angana kuri mu rugo rw'iwacu ngo ayo matungo ayagumane gitwaye, ntabwo bishoboka. None ngende mukuru wawe yahaze umugabo kugira ngo abone amatungo, kugira ngo abone ayo matungo, asiga urugo rwe kugira ngo mugabane amatungo. Kari ibintu bitoroshye. Wenda turajya tugenda tubigarukaho, nako karagaciyeho. Ndagira ngo rero duhere mu buto bwawe. Uraza kwihangana kuko nyine ibibazo birahari, sibyo? Yego. Urabona abantu bose bari kukwitegereza, barimo barabona uburyo uteye mu maso, ku mazuru, bashobora kwibaza se ni impanuka yagize, niko yavutse, ndetse hari n'ubwo uri kuvuga hejuru bakabona amenya abiri gusa. Byose iyo tuganira cyangwa tureba ibiganiro twibaza kuri ibyo byose, kandi birashoboka ko twazongera tugakorana ikindi, ariko kino twakirangije. Yego. None wavutse ute, ukurute, papa wawe uramuzi, wavuze ko watandukanye na mama wawe, papa we bimeze bite? Ujye kutubwira imibereho yawe kuva ukivuka ugakizwa ukaba ugejeje kuri iyi saha. Ubundi ku njyewe navutse nisanga gutya iyi minwe imeze, navutse ndi ibibare. Kubisobanura ntabwo ari ikibazo. Nge navutse ndi ibibare marume, musaza wa mama agira imbabazi ajya kundodesha. Ibibari se, ibibari nabwo hari abantu batabyumva. Navutse mfite iminwe isatuye. Yego. Rero marume ajya kundodesha. Yego. Barayifatanya gutya abantu badukurikiye babibona. Rero nyine nkura ariko mvuka papa ntago nigeze mubona. Nta nuwo nigeze kumenya. Yego. Kugeza ubwo nakuze, ariko mama ari we mbona na mukuru wanjye na basaza banjye, ariko ntabona papa. Ntabwo rero namenya ngo navutse mu buhe buryo, ni mama ubizi. Naho nge nuko nisanze gutya. Rero abantu benshi bashobora kunkurikirana bakana mu kanwa kanjye nta menyo ufitemo, yo ntabwo navutse ntayafite, ahubwo ni ikigeragezo cyankuye amenyo mu kanwa. Ari bwo buhamya ngira ngo ntanga umuntu wese afashwe nabwo, kuko ubu buhamya ntanga ndi imbere y'imbaga, ndi imbere y'abantu benshi. Ubu buhamya buzabwiriza isi yose, kugira ngo umuntu wese yumva aho yakwihangana, yumva uburyo yakwifata mu rugendo rw'agakiza, cyangwa no mu gihe atarakizwa amenye uko yakwifata. Nanjye rero gutya ntafite amenyo mu kanwa, ni kuri urwo rugamba nahuye nago rw'ababyeyi banjye, nibwo rwatumye ntagira amenyo mu kanwa. Gute? Nyine byabaye ngombwa ko ababyeyi banjye bamaze kusiga mu rugo rwanjye nyine, byabaye ngombwa ko ku rugo hari hasigaye ahantu h'isambu duhinga. Rero harimo imyaka nari narahinze, biba ngombwa ko bohereza umuntu kuyisarura. Ntabwo namenya ngo yari yoherejwe nande, ariko ahageze ndamukoma, ndamubwira nti wiyisarura kuko imyaka ni iyanjye. Rero we arangije aragenda asa nk'unyene, yageze hepfo gatoya nka gutya. Yego, asa nk'unyereka ko agiye. Arangije ageze haruguru aho aterura ibuye rinini. Nanone ntuyishyire kure, nka gutya. Ageze haruguru aterura ibuye rinini, amaze kuriterura ararintera. Arinteye rero rirankubita, rinkubise ngwa hasi, mpeguka mbona amenyo gatakiri mu kanwa. Njya kwa muganga,
uwo muntu baranamufata ariko kuko nyine ntari mfite kivugira birangira kwa muganga bamvuye ndataha biba gutyo. bamwohereje kugusarura imyaka wihingiye. Nihingiye. Umubujije aragenda. Ariko agenda asa n'utagiye, ageze rugura gutera ibuye. Antera ibuye. Birangira amenyo agiye. None se yarakubutse hasigara yabiri gusa cyangwa yameze nyuma? Oya, hari mwandi ntabwo ari abiri gusa nasigaranye, hari mwandi nta nubwo arayo nameze nyuma nta yandi gameze. Nyuma nta yandi yameze. Hanyuma rero ibyo byabagaho, wari ukijijwe, wavukiye muhe muryango, uteye gute? Navukiye mu muryango udakijijwe. Kandi nanjye icyo gihe ntabwo navuga ngo kuko nakijijwe nyuma cyane, nyuma hagati y'intambara nyinshi zitandukanye. Naho mbere ntabwo nari nkijijwe kuko njyewe mama wambyaye yigaga muri ADPR muri ritorero. Tujyana kwiga ndi muto, muri aba bana nyine bajya kwiga ku rusengero ari bato yabajyanye n'ababyeyi. Yego. Rero nyine tujya guterana tukajyana, igihe kigeze aragwa yigira mu bisindisha, yinyweraga n'itabi. Birangije rero njye nkajya njya kwiga njyenyine. Yego. Rero njya kwiga aho bita Gasovu. Ndangije kujya kwiga kuri paruwasi ya Gasovu. Mageze muri icyo gihe niho natangiye kumva iby'agakiza, ariko sinabibonera uburyo kuko uwo munsi nagiye kwiga ntajyanye n'ababyeyi banjye, nagiye njyenyine. Niho intambara zanjye zikomeye zatangiye kuri iyo tariki no kuri uwo munsi. Ko nge nagiye kwiga aho ngo mpageze haza umuntu baradusohora nyine batujyana hanze kwiga ku mubana. Tugeze hanze nyine baratwigisha, haza umugabo adusomera amagambo y'Imana. Ayo magambo y'Imana aratubwira ngo ngewe uko nafashe niko ndabivuga, kuko icyo gihe yarahasomye ariko igitabo sinagifata. Ahubwo nge ntaha mu mutwe wanjye harimo ngo ni ibice 8 ku murongo wa 14. Ngo haranditswe ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Na nubu ntago icyo gitabo urakimenya? Uyu munsi niho nasobanukiwe ko ari Abaroma. Yego. Ibice 8 ku wa 14. Niho ndisobanukiwe buno. Ntabwo icyo gihe nari mbizi kuko yarabisomye ariko ntibyanyinjiramo, igitabo sinakimenya. Ntahangewe mu mutwe wanjye harimo ngo ni ibice 8 ku murongo wa 14. Haranditswe ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yego. Nanjye rero iryo jambo rinyinjiyemo, ndatekereza ndavuga ntabayoborwa n'umwuka w'Imana ni bande? Ko ari bo bana b'Imana. Ngewe ndi mu ruhe ruhande? Neneho arongera avuga andi magambo ntigeze kumva ibice cyangwa se umurongo, ariko kugeza uyu munsi nabwo narabimenye. Ni amagambo aboneka mu Bagalatiya igice cya 5. Kana imirimo ya kamere iyariyo, imbuto za kamere, imbuto z'umwuka. Ndatekereza ndibaza ntese ngende mu ruhe ruhande? Sindi mu bayoborwa n'umwuka w'Imana kandi nibo bana b'Imana. Neneho sindi ntekereza imirimo ya kamere uko ayitondaguye, ndavuga nti none nge nimba mu mirimo ya kamere nzaba ndi uwande ko nzaba ndi wa Satani? Ibyo bintu rero bimvyiganiramo bimbuza amahoro. Uwo munsi wabitekereza gufite imyaka ingahe? Nekereza ko nari mfite nk'imyaka 12 aho ngaho. 13, niba atari 12 ni 13. Kuko naratashye ngeze mu rugo, nanyuze mu nzira ahantu hose nanyuze mvuye ku rusengero, nahura n'umugabo nkamukurura nkamubaza ntisobanurira, badusomeye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ese abayoborwa n'umwuka w'Imana ni bantu ki? Mburusobanurira. Nkabaza umumama. Utabajije uwo wabibasomeye? Ntabwo nagize, nabonye nyine naritinye, mbona ntaramubariza muri abo bantu bangana gutyo. Urumva sinari muzi ni wari uje kutwigisha. Yego. Rero ariko numva ko umuntu turahura ndamubaza.
ndabaza rero mburusobanurira gwambwira atabayobwa n'umwuka w'Imana naba ariko nta nibyiringiro ndavuga nubwo mama yigaga muri ADPR nubwo yaguye azabayobwa n'umwuka w'Imana baribo nge nisohora ndabaza mama arasobanurira abayobwa n'umwuka w'Imana abaribo kugira ngo nanjye menye sobanukirwe ko nyobogwa n'umwuka w'Imana nanjye nishyire mu mubare w'abana b'Imana cyangwa nisanga ntayobogwa n'umwuka w'Imana shaka umwuka w'Imana numvaga ari ikintu wenda umuntu ashaka akagifata sinumvaga ko ari ikintu kiza mu muntu kikamutura amatazi n'inzira giturutsemo nge rero numvaga ubwo kuba ntafite umwuka w'Imana ari igihombo rero naratashye ngeze mu rugo sanga mama ari mu rugo hari n'abandi bantu bahari nyine bari kunywa kubera ko mu rugo wacu mama yari umukire hahoraga abantu bari kunywa rero negera mama nk'umubyeyi wanjye ndamubaza nti sobanurira abayobogwa n'umwuka w'Imana batwigishije twagiye gusenga baratwigisha baratubwira ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana none abayobogwa n'umwuka w'Imana ni bande ni bantu ki sobanurira mama kimara kumva mubajije ayo magambo nahise mbona ahinduye isura ntabwo yigeze asubiza ahubwo yahinduye isura muri we mbona arije mbona nyine ahindutse ukundi kuntu ahita arambwira ngo wajye umbajije ngo iki ndamubaza ntibatwigishije mu bice 8 ku murongo wa 14 batwigishije ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana none ngewe nanjye ndagira ngo usobanurire abayobogwa n'umwuka w'Imana ni bantu ki ko wize muri ADPR kera wasobanura abantu bayobogwa n'umwuka w'Imana abaribo mama arambwira tumva nkubwire kuva kuri iyi tariki no kuri uyu munsi n'ubwa mbere ni n'ubwa nyuma kuko ntuzasubira muri ayo maheru ngo nitorero n'uyu munsi gusubirayo kereka nuba wubatsi yawe naho iyo tubanamo ngewe wakubyaye ntabwo uzasubirayo kuko nusubirayo ntuzayitahamo rero nanjye mura n'ikibazo nibaza ibyo narimbajije muri ubwo ruhande ndabiyobegwa ndavuga nti sinari nzi ko ari ikibazo none bimbereye ikibazo ntangira kwishiza nti niyo ntirirwa mbivuga ariko ubundi bingumamo yego numva ko n'undi muntu nimubona nubwo mama yanze kusobanurira ariko ko nzamubaza yego rero mama ashyiraho umupaka kuva kuri uwo munsi haba ari ku cyumweru mu gihe cyo kujya gusenga nabyuka ngiye gukaraba akambwira tugiye he nkamubwira ngiye gusenga akambwira turahigwe ubu udasubiye muri ADPR kuko kuba usubiyeyoho ntibibaho ntiwangarukira mu rugo mama rero yafataga icyemezo yagifashe nari muzi nanjye mpita mbona ko ari ikibazo arambwira ati nusubirayo uzataha mu yo wubatse ntabwo uzataha mu yanjye nubatse kuko nuguma nusubira muri ADPR sinza abanyigutegeka ngo jya kunyumvira inzoga ko yahiye sinza abanyigutuma kuyisengerera kandi ubwo wifuje kuyobogwa n'umwuka w'Imana ntabwo uzongera kujya kunzanira igikara cyo kunywa itabi kubw'ibyo rero ntuzasubirayo ninjye ushyizeho itegeko ntabwo uzasubirayo kumvira ababyeyi rero byari mu nshingano zanjye mpita numva ko ntazasubirayo kuko nisubiro nta hantu nzataha kuko naramwumviye sinasubirayo ariko numva birangoye ndavuga ntese nzabaho ndi umupagane arangije umaze kumubaza ntyo arambwira ati amatorero ni menshi jya kwiga mu gaturika icyo uzasaba cyose gishoboka nzakiguha yego ariko wigehe mu gaturika kwiga mu gaturika numva ntibifashije numva niniga mu gaturika ntazamenya umwuka w'Imana icyari cyo yego rero ndangije ariko numva ko nanone ninjya mu bapendi kwigayo muri iryo torero rya ADPR mama akabimenya ko n'ubundi ntaho nzataha mpitamo kwiga aho mama yifuza ko niga
niko nagiye kwiga mu gaturika rero nigira umubatizo ariko bitandimo mu gaturika nagiye kwigayo ku bw'itegeko ariko nigayo bitandimo no gufata ibyaho birananira. Mama rero yaje kwegera abajyanama bo mu iryo torero abaha ruswa bemera ko mbatizwa ariko atari uko nize ngo natsinze, mbega yabonye ko ari ngombwa ko ibyo bibaho kuko yarabivuzaga ko ariho niga. Arabegeranya bazana mu rugo abaha inzoga, arangije arabwira ati umwana wanjye shaka ko abatizwa. Barabimwemerera, igihe kigeze ndabatizwa. Ariko njya kubatizwa umutima wanjye ntabwo gwemeye ko ngewe ubwanjye nambara ishapure. Ishapure nayitekerejeho, iki ngiki mvuze aha hantu ntabwo ari ukuvuga ngo itorero wenda ni ukurisebya, oya, ahubwo ni uko buri muntu wese akwiye kugendera mu myizerere ye cyangwa umuntu wese akamenya iyo yizera. Kandi umuntu wese muri we afite uko atekereza n'uko yumva. Ijambo ry'Imana ritwereka ko umuntu wese mu itorero arimo n'abarikijijwemo azabona ubwami, azabona ubugingo. Ntabwo itorero ari ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Kuba ntarize mu gaturika uyu munsi, narize mu gaturika nkaba narahavuye, sibyo byampesha ubugingo ntabukoreye ngo nkore imirimo myiza yo gukiranuka. Rero icyo gihe numvishije umutima wanjye utanyemerera kwambara ishapure, mama ajya kuyigura, ndamubwira nti ntabwo ndayambara. Arambwira ati kubera iki kandi uri umunyagaturika ko umuntu wese wo mu gaturika yiga kandi akajya kubatizwa yambaye ishapure? Ndavuga nti ngewe numva ntazayambara. Arambwira ati kuyihe mpamvu? Mbura icyo musubiza. Ajya kuzana umukuru w'inama twari duturanye, aramubwira ati ujye kunzanira ishapure kuko agiye kubatizwa ariko ishapure ni ngombwa. Arayinzanira ariko ngiye kubatizwa sinayambaye. Nashakaga impamvu yatuma ntabatizwa muri gaturika kuko ntari mpashaka. Rero nagiye bambwira ko ntarabatizwa, nanjye nkumva ndi nyine mfite ibyishimo ko ntarabatizwa kuko nafite ishapure. Ariko ngezeyo mu murongo w'ababatizwa, padiri ntabwo ibyo yabirebyeho. Yarambatije, ibyo kuvuga ngo nambaye ishapure ntiyabirebye, ntayo nari ifite ariko yarambatije. Ndataha rero, igihe cyo gukomezwa nacyo kiragera, ndakomezwa, ubuzima bwanjye burakomeza. Hagati aho nari mbayeho nabi kuko nari mfite imyumvire itandukanye. Kuva kuri uwo munsi numvishije iryo jambo rimbwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ntabwo nongeye kubana neza n'ababyeyi kuko iteka ryose banegekaga ibintu bitandukanye, nko kujya kugura itabi nkabikikira nkumva bitandeba. Kuva kuri uwo munsi kandi banegekaga kujya kushaka inzoga nkumva bitandeba, ariko kuko nari ndi mu gaturika nkabikora ku bw'itegeko ry'ababyeyi. Rero nabo bakabibona nabi ko ngaragara nk'ubasuzugura, ariko siko byari bimeze. Rero hagati aho ubuzima burakomeza, maze kubatizwa niho naje kugira ayo matungo mu rugo. Ayo matungo rero 1998 habayeho isahura. Umusaza wanjye akaba afite amatungo mu rugo iwacu, ariko baraza barasahura amatungo ya mama yose barayajyana. Hasigara iryo tungo rya musaza wanjye. Byari itungo ribi cyane, bararinena bararita. Yari intama ariko barayinena bakurikije uko imeze, bayisunikira nk'arabishorerera izindi. Rero irahasigara. Imaze kwasigara rero nanjye nkajya njya kuyiragira, nkajya nyikurura nkayigeza mu gihuru nkayizirika. Musaza wanjye yaramaze kubaka urugo rwe. Musaza wanjye rero yantama yaje kubyara irororoka. Igihe kigeze, musaza wanjye yifuza ko iyo ntama yayibonaho itungo ryayo
nubwo ryari mu rugo rw'iwacu aza kuyisaba mama aramubwira ati muri ari amatungo yose gakomotse ku itungo ryanjye ntiwamaho intama imwe wenda ikama ifumbire. Mama rero arabyanga aramubwira ati ntibishoboka, ntabwo nariguha, niyo matungo nasigaranye mu rugo ayandi yose barayajyanye, none nawe ngo urifuza mu itungo. Mama aranga, abyanze rero nanjye mbwira mama ndamubwira nti none ko amatungo araye, nubwo nyine byabayeho ngombwa ko badusahura yacu bakayajyana, ariko riratungo nige wenda wamuhaho itungo rimwe izindi zose zigasigara ari izawe kuko yari yarabyaye nyinshi. Yego. Mama yanga kubyumva, amaze kwanga kubyumva rero musaza wanjye yaregeye umuryango. Umuryango guraza guteranye, mama aratsindwa, barampamagara barambaza ati amatungo nayande, ndabisobanura vuga nti amatungo sobanura uburyo byagenze kuko muri nge numvaga harimo ukuri ko kutabeshya. Mama yangiraga inama yo kubeshya iteka ryose, nkamubwira ko ngibyo bidashoboka muri nge. Nkubwira nti ntabwo nge nzabeshya ahubwo nzavugisha ukuri kuko ari umwana wawe, nubishaka uzamuhana, utabishaka bizaba uko ubishaka wenda, ariko nge nzavugisha ukuri. Rero biba ngombwa yuko umusaza wanjye amutsinda, maze amutsinze za ntama zose umuryango gutegeka izo bamuhamo kuko itungo ryari ijye. Umaze kumutegeka mama aratsibuka, yari umukire nawe atari uko yabura izo yorora abishatse. Aratsibuka aravuga ati ubwo umuryango gugushingiye igiti ukavuga ko ufata ziriya, nanjye sishaka ko ari zo ufata, ahubwo shorera zose uzinkurire mu rugo urebe ko nzakena cyangwa nkicwa nuko wazihakuye. Rero mama amaze gutsibuka gutyo umuryango nawe guramubwira ati shorera amatungo yawe wigendere. Musaza wanjye rero ayo matungo ye arayashorera. Uraza ari nka zingahe? Zari zigeze nko mu ntama 5. Zari zimaze kugera muri 5. Rero umusaza wanjye amatungo arayashorera, ayagejeje nkaho hirya, ntabwo nzi uko yabitekereje kuko sinari ndi kumwe nawe, ariko ageze nkaho hirya yakuyemo intama imwe, harimo intama imwe yari yaravutsemo ari fura y'iyo ntama iragumbaha, turayibangurira yanga gufata, aragenda ageze nkaho hirya yikuramo arayizana. Mama aramubwira ati kuyigaruye ukabiringaruriye mu rugo ko ntarayishyikira, ko nakubwiye ngo ujyana amatungo yawe yose uyigaruye kugira ute. Musaza wanjye aravuga ati mfite impamvu itumye nyigarura. Umuryango nawe uravuga ati ngwino uvuge iyo mpamvu. Araza umuryango uguteranye aravuga ati umushiki wanjye niwe wasigara agiye aya matungo, mu gihe cyose niwe wanyagiranwe nayo, none nanjye mbonye ntayajyana yose ntamuguriye mu igote, ariko ndangije mbona nta mafaranga afite, mpitamo kumuzanira iyi ntama ngo azayigurishe icyo yifuza gikuremo. Rero mama atangira kungira inama, hanze nifuje ko gamvira mu rugo, nawe riratungo ntugemere. Nange ndamubwira ni kirazira, riratungo ryo ndagemera kuko ni impano mpawe na musaza wanjye. Wowe kubuzanze nukuri umukire, ubundi wumva ko igihe cyose uzigurira izawe, ariko ngewe ndayishyikira. Mama rero nkoma imbere, umuryango nawe uravuga ati yishyikire kuko ihawe na musaza wawe. Maze kwishyikira musaza wanjye arigendera, amaze kwigendera intama isigaraho. Iyo ntama rero nitwaye tuzi ko ifite amezi, yarabyaye muri icyo gihe cya vuba, ibyara intama 2, ari bwo butunzi nakubwiye noroye mu rugo rw'iwacu. Handi wavuze yakomotse wageza ukagira intama 60. Yego. Rero iyo ntama narayirangije, nabonye ko itazaba yonyine, ngo urutundi duhene 2. Agahene kamwe nkagura 5 n'akandi 5 tw'udushashi natwo ndatuzana tubana n'iyo ntama. Ayo matungo yose gabyarira aho mu rugo, garahabyarira, nkuramo nayo ndagiza, nyaragiza umumama witwaga Nyirabyatsi, andi gagumaho.
yego ayo matungo rero niyo gateje ikibazo. Hagati aho rero nari ntarakizwa, aho numva ko nari ntarakizwa kuko nari nyiri muri rya torero ry'Agaturika, yego nishimiraga n'umunsi umwe, kandi icyo gihe nanywaga inzoga. Numvaga rero muri njyewe iyo ntanga ubu buhamya mba numva ko muri icyo gihe nari ntarakizwa, nari umupagane, niko njye mbifata. Nari ndi mu itorero ariko sinaryemeraga, nshatse kuvuga ko n'imigenzo yaryo ntayo nagenderagamo kuko sinabyiyumvishagamo. Iteka ryose numvaga bitafasha. Twajyaga tujya no gusenga, bikaba byaba ngombwa twagera mu mbura amazi kubwo kudafashwa n'idini nigamo, nkigumira mu mbura amazi tukanywa, twarangiza tugataha, kuko urumva nari maze kugira iki n'amatungo n'umutungo muri make. Rero igihe kigeze niho mukuru wanjye we muri icyo gihe yarashyingiwe. Hagati aho igihe kigeze rero mbona agaruka mu rugo nta mpamvu imuzanye. Yego. Yaje mu rugo afite umwana w'uruhinja w'ifura. Ufite nk'ukwezi, bishoboka ko yarasohotse ku kiriri, ni nako mbizi. Hashize nk'icyumweru kimwe azi iwacu. Azi iwacu yanga kuhava, umugabo waracyura biranga. Nibaza impamvu imbere yanjye biranyobera, arambwira ati umugabo tubanye nabi. Nanjye numva ko ubwo babanye nabi nyine kuko mu rugo rwabo sinahatahaga. Araza rero turabana, hashira igihe kinini kingana n'imyaka 2 ari mu rugo. Yego. Umugabo yaracyuye, byaranze umugabo ageze aho arigendera yizanira undi mugore. Rero bigeze aho hagati aho ngaho ntabwo nari mbanye n'ababyeyi neza. Yego. Uwo mukuru wanjye akimara kugera mu rugo nabonaga impamvu ziza zitandukanye. Mukuru wanjye yageze mu rugo, umutekano gutangira kubura hagati y'amezi 5 gataragera. Hagati aho umutekano gwatangiye kubura kuko narataga nkabona mama tutabanye neza, nkabona ndeba nabundi akambwira ati urugo ni wowe uruyoboye, nge sinkigira ijambo mw'uru rugo, urugo n'ugwawe. Nta n'umuturage ukinyumva, uyu munsi urugo n'ugwawe, kuko umuntu wese uje ni wowe azashaka, ntawe ukiza akishaka. Uturutse hirya no hino ni wowe azashaka. Nshatse kuvuga ko uru rugo ari ugwawe rero. Intambara ziravuka, ntangira gutekereza ntese ibi ni ibiki bimbaho mu rugo. Nari naremeye kubumvira, bantuma inzoga nkajyayo, bantuma itabi nkajya kuribagurira, ariko igihe kigeze ibintu birandenga. Nagera mu rugo nkarara ntaryamye, nkabona urusaku ruza ntamenya ngo ruturutse he, amahoro ndayabura. Urusaku karubona? Nkarubona hagati yanjye na mama na mukuru wanjye. Yego. Nataha atari uko nakosheje, nkabona impamvu zitandukanye zindeba. Yego. Ni matungo gatangira kujya mu gihe cyose baranyuriraga, zana banaziziritse mu gihuru bakanyurira, ntangira kubona zitangira kurara mu gihuru. Nataha nagiye mu mirimo yabo, ngasanga amatungo yanjye ntigigeze gagera mu gihuru kurisha. Yego. Gari mu nzu gucyo gusa. Nibaza impamvu y'ikibazo ndayibura. Ngera ubwo mbabaza nti none ni iki cyabaye ko siga amatungo mu nzu, nayasiga mu nzu aho nyasize akaba ariho nyasanga, kandi nagiye mu mirimo yanyu, mwiriwe hano na mukuru wanjye yiriwe hano, ni iki cyabaye? Ubwo icyo gihe wari ufite amatungo angahe mu rugo buri? Icyo gihe nari mfite amatungo 60. Kuki utayagabanyaga ngo uyagurishe? Nago byemeraga. Kubera iki? Muri gahunda zanjye numvaga ntafite uburenganzira bwo kuzigurisha, mbega nagurishaga amasekurume gavukagamo, izindi zose nkazireka nkumva nta kibazo binteye. Yego. Rero ndangije nyuma y'icyo gihe, hagati aho ngaho muri izo ntambara nabonaga ziza ntazi uburyo zijemo, nazuraga nababazani kuki amatungo yanjye giriwe mu kizu. Ngewe nari nagiye mu mirimo yanyu kuko nta handi nakoreraga ababyeyi, najya n'abakozi guhinga mu gitondo, naza ngasanga amatungo ko nakasize mu kigo niko gari, ntago gigeze gajya kurisha.
bintera ikibazo ndababaza ni izihe mpamvu. Mama arambwira ati ntiwangize umushumba. Mukuru wanjye nawe arambwira ati nanjye ntiwangize umushumba wo kukuragirira. Mbura icyo subiza, nkabyuka nkajya kuyazirika mu kigunda. Niho nafashe umwanzuro wo gutangira no kuyaragiza. Zimwe nzikuramo ndaziragiza, ndangije ubwo byarangira gutyo nazizirika mu kigunda. Nakwibeshya nataha bwije cyangwa naba nagiye ahantu ndararayo nko mu bukwe n'ahandi, nataha ngasanga amatungo garaye mu kigunda. Cyo kuri Imana ikayarinda, nta wayibye. Imana yo ubwayo gararaga mu kigunda ikabiri kumwe nayo. Kandi nuko zirirwaga mu kigo zikingiranyemo, ntago natahaga ngo mbone zananutse. Ariko ubundi nange ndibaza amatungo 60 buriya yabaga ahantu hangana iki? Muri icyo gihe haruguri mu misozi iwacu habaga uguri cyane rukomeye, kuko ntago bahingaga nk'uko kino gihe bahinga. Kino gihe barahinga ugasanga imisozi yose barayihinze, naho icyo gihe barahingaga bagahinga rimwe mu mwaka bagasarura ibigori. Nk'iyi baba bahinze nk'umuhasi hose igihande kimwe baginze ibigori, uheruka bakazimurira bakahinga ibishyimbo, ugasanga nk'iki kinyendaro cyose ari ikigunda gusa. Ku buryo ndajya kuzirikayo amatungo yanjye ntagire ikibazo. Yego, nuko byari bimeze. Rero igihe kigeze ibibazo biranga. Suko nataga ngo nyacyure, suko girirwaga mu nzu, ibyo byose byarandushyaga kandi nabo bikabarushya. Nasohora tukarara tuvuga, muri twe ntihagire uryama. Yego, ntibabona amahoro. Navuga gake n'amatungo yanjye giriwe mu kigunda kubera iki, garaye mu kigunda kubera iki, impamvu zikaba zibonetse. Bakavuga, mukuru wanjye akavuga na mama akavuga, bakambwira ati niba runo rugo ari urwawe, ari we waruyoboye, ni ngombwa ngo uduhe uburenganzira twe dusohoke, wowe usigare. ubwo ntekereza ko abandi bose bari barashingiwe se. Musaza wanjye we yari yaritabye Imana kera, n'ubundi afitanye ikibazo na mama. Mama nawe yagiranye ikibazo nawe biturutse ku nka yari yaguze, ayizanye mu rugo. Mama nawe avuga ko bidashoboka, barabipfa. Rero kugeza musaza wanjye ahagurutse mu rugo nawe ajya kuzerera. Agiye kuzerera igihe cyunga kigeze arahunga, agendera kwiyo mu ruzerero yari yagiye agwayo. Hasigara musaza wanjye umwe na mukuru wanjye umwe. Mukuru wanjye ashatse aragaruka. Nawe wa kane. Nanjye wa kane. Yego. Ubwo rero hagati aho ngaho umutekano gwarabuze. Kugeza ubwo umutekano gwabuze, ndihangana nihanganira mu nzu, ntabwira abantu ibyabaye, ntabwira abantu ko twaraye dusakuza, biranga ibibazo bimbana ikibazo. Ngwara umutwe gudakira kubera ibibazo ndimo cyangwa mbayemo. Byari bigeragezo bikomeye ariko ntazi impamvu. Yego. Muri icyo gihe nigira inama kugurisha ayo matungo, ariko mama arambwira ati ntufite uburenganzira bwo kugurisha itungo na rimwe. Nene hubu uburenganzira bwo kugurisha itungo na rimwe ntubufite. Haza umuguzi, mama agahita amubwira ati amatungo gari mu rugo rwanjye, kandi kuba gari mu rugo rwanjye hagurishwa itungo ari nge utanze uburenganzira. Yego. Kubw'ibyo nta tungo rigurishwa. Numva ni ikibazo. Igihe kigeze rero niho batangiye bo ubwabo ko ngenda, noneho nabo bagafata inzira yo kuyagurisha, bakayashakira abaguzi. Abaguzi bahagera bakwikubita muri ya matungo, abaturage bakampamagara kambwira ati amatungo yawe garagurishijwe. Naba ntari hafi, abaturage bakayatangira kavuga ati nubwo gagurishijwe ariko ya matungo umukecuru yagurishije saye, n'uyu mukobwa uyawuhagarariye nawe uyagurishije saye, aya matungo gafite nyirayo, none mureke nyirayaze namara kuza niho murayajyana. Rero abayaguze bikaba ngombwa ko bongera bagasubizwa amafaranga. Nahagera urumva hagati aho nta mutekano gwari gugihari, narasohoraga nyine tukarara tuvuga. Ntekereza ko
hagati aho ngaho mama yageze igihe cyo guhamagara umuryango. Yego. Ariko muri uko guhamagara umuryango nge numva ko ari Imana yo mu ijuru, sinumva ko ari mama wabitekereje, ahubwo nge numva ko ari Imana yo mu ijuru yabikoze ibitekerezaho, irareba iravuga turi mwana wanjye nkwiye kumuruhura. Hari uko naca inzira nkamutabara, kuko hari ibyo dushobora gutekereza ko byakozwe n'abantu ariko bidakozwe n'abantu bivuye mu mugambi w'Imana cyane. Kuko muri icyo gihe nari ndushye bitabaho, nari ndushye ku buryo nagendaga mu nzira kujya ntibyari bigishoboka, nari ndushye ntabona ukuntu nabisa, nari ndushye cyane muri make. Yego. Nari narabuze amahoro, nyabura igihe kitari gito, nyabura igihe kinini, imyaka myinshi nyabujijwe na mukuru wanjye na mama. Ntarara ndyamye kandi ntarara ndiye, nkanga kuririra hanze aho abantu bareba, byahenga nijoro nkarara ndira bugacya ntahoze kubera ikibazo. Kubw'ibyo nari naragiye ndananuka ku buryo nahuraga n'umuntu, umuntu wese agahita ambaza ngo wabaye iki, kandi simbona icyo musubiza. Hagati aho rero muri icyo gihe, muri uko kurera uyu mwana ntabwo ari we wa mbere wenda naba ndeze, shaka kubwira abantu yuko kugira urukundo ari byiza. Mikrofone muregeza hasi gato. Yego. Ko kugira urukundo bishobora kuguhesha umugisha uva ku Mana, Imana ikagucira inzira biturutse ku rukundo wagize. Yego. Yakwitegereza ikagutabara hari inzira iciyemo, izo nzira iciyemo ari z'urukundo rwaturutse mu mutima wawe. Ndiheraho muri icyo gihe ntarahura n'izo ntambara zikomeye z'icyo, nkiri muto muri icyo gihe nari mpatwa kujya kwiga mu Gaturika. Hafi y'iwacu haje kugwarira umugabo wari uzanwe n'umugabo witwa Pascal Bujogojogo, ngo yari igihango cye baranywanya amaraso, aza guhura n'ikibazo cy'ubugwayi. Umugore we yarapfuye amusigira umwana mutoya ungana nk'uyu nguyu ufite. Uwo mugabo wari waje kugwara se? Uwo mugabo wari waje kugwara. Yego. Aragwara rero ariko afite uwo mwana, afite n'undi mukobwa w'inkumi. Amaze kugwara rero uwo mugabo Bujogojogo abona ko atazamugwariza ahandi ngo byemere, yifuza kumuzana kumukodeshereza ahantu hafi yiwe ngo abariho azamugwariza. Amugwariza rero ku mukecuru witwa Nyiramizerero, ku mugabo witwaga Gwandanga, abariho amukodeshereza igikoni hari musi y'iwacu, arahamugwariza. Narahakundaga ko uwo mukecuru rero nahagera tukareba uko uwo mugabo agwaye, tukareba nako kana. Ako kana kageze aho gafite nk'imyaka 5, kageze nko mu myaka 6 ako kana se yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana rero uwo mugabo Bujogojogo yarakajyanye. Uwo mukobwa wewe yari yarishakiye, uwo mugabo ataritaba Imana. Ako kana kajyana gashyira abagore be 2 yari afite, kagera ku mukecuru nyina wa Mumporeze abariho agashyira ngo akarere. Urumva ko karaka igihango cye. Ariko ako kana mu minsi mike karabacitse, karigendera. Aho kajyaga niba kari kahazi ntabwo nabisobanukirwa, mpamya ko kwari gupfa kuraragira kw'abana. Rero twahingaga ibigori mu kwezi kwa 6, naje kumenya amakuru ko ako kana kagiye. Ngezeyo kubera ko nahagendaga cyane, hari no mu bisanira by'umuryango. Ndangije barambwira ati kakana kitwa Wimana twakabuze. Ndavuga ni mwakabuze kagiye, barambwira ati ntabwo tuhazi. Niba umugezi gwakajyanye ntitubizi, niba se wenda hari n'ahandi kagiye ntitubizi, ariko twakabuze. Ngenda nshyira uruhembo rero abakozi saa 5 kubera ko nacyuraga amatungo ya mama. Icyo gihe gara ya mama, ubwo nasubiye inyuma n'inyuma cyane. Ayo matungo naragiraga gara ya mama, narayacyuraga saa 4 nkajyana uruhembo nkarushyira abakozi bagiye guhinga. Namara kurucyura saa 4, namara kujyana urwo ruhembo, njyanye urwo ruhembo ngeze aho bita ku rusengero rw'abatisita, hepfo yago hari ikigega mu nzira.
niho nahuriye n'uwo mwana, mbona aturutse imbere yanjye afite agakoni mu ntoki. Ndamuhamagara ndamubaza nti w'Imana, arambwira ngo ye. Ndamubwira ntuvuye he? Arambwira ngo hahijya. Mbega hahijya ntabwo arazi kuvuga ngo ni harahijya, ahubwo yaravugaga ngo hahijya. Ndamubaza nti kwande? Arambwira gusa ngo hahijya. Bishatse kuvuga ko mukurikiranye nasanze ataza aho aba amazina yaho. Ngira ikibazo numva ko ari ngombwa ko uwo mwana asubira muri wa muryango hahandi ko uwo mumama yabaga, kuko bari bafite ikibazo cy'uko bamubuze. Umwana rero ntangira kumwinginga ngo numve ko yasubirayo. Arambwira ati oya, ntabwo ndasubirayo. Ndamubaza ntugiye he? Arambwira ngo hahijya. Aho avuye ni hahijya, naho agiye ni hahijya. Urumva ko ari muto rero. Uwo mwana naramwinginze biranga, nkomeza muhitaho njyana uruhembo. Mbona umwana nawe arakomeje aragiye, arenga aho bita ku Gicaca ndi kumureba, ariko nibaza aho ajya sinahabona. Birashoboka ko arasanze wenda ababyeyi baho yabaga bagiye mu murima. Rero ku wundi munsi nk'ejo kuri ya saha nahuye nawe, turongera turahura. Twongeye guhura numva umutima unyemeje noneho kumwinginga mbikuye ku mutima. Umutima tugihura gwantekereresheje ibintu byinshi bitandukanye, ariko gurangije gunyemeza ikintu kimwe. Ahubwo aranekereresheje nekereza kuri uwo mwana, ndavuga nti umwana ni ipfubyi. Icya mbere ntafite se, icya kabiri ntafite nyina. Uyu mwana agiye kubaho mu buzima bubi. Nyamari wacu ngarura amaso iwacu, ndavuga nti nyamari wacu hari ibyo kujya. Mugaruye nkamuhendahenda nkareba ko byakwemera, akagaruka nkamutwara nkamugeza kwa mama wa Mumporeze. Nahamugeza kuko mu rugo rw'iwacu nabonaga atahaba, nari mpafite urugamba. Nkabona mpamugejeje, ninjye uhamugejeje nkavuga ngo ndamuzanya habe bidashoboka. Ariko nigira inama mu mutima, ndavuga nasubiye kwa Mumporeze akagenda akahaba, najya mwitaho mu buryo bwose bushoboka, ku buryo atakongera kugira ute kugenda kuzerera ahandi. Najya mujyana igihe cyose ngiye kuragira, tukajyana. Igihe cyose ngiye kuragira tukajyana, nacyura tugacyurana, nagera mu rugo nkamugaburira. Ibi mvuga ni umutima gwabinyemeje, ntabwo ari uko narishumbije aho yaraba ibiryo. Nta nubwo iwacu barabakire gusumbya aho kwa Pasikari, barabakire, ahubwo ni umutima gwabinyemeje gutyo. Ndangije rero wa mwana nateretse gwa ruhembo hasi, numva mu mutima wanjye ko hajemo kumwinginga paka nkagenda mujyanye. Ndarutura ndutereka hasi, ubundi ndamubaza nti w'Imana bahe? Arambwira ati hahijya. Ndamubwira nti kwande? Arambwira ngo hahijya. Ndamubwira nti rero ngiye shaka kusubira kwa Mumporeze. Arambwira ngo hoya, ngo papa wa Mumporeze yankubita. Ndamubwira nti ntabwo azagukubita. Ngewe ndamubwira ko atazagukubita kandi ntabwo azagukubita, ndamukubwirira usubireyo, ntabwo azagukubita. Ndajya kumwinginga, ntabwo azagukubita ariko usubireyo, kuko yarambwiye ngo ninkubona nzakubwire uzasubireyo. Ntabyo yari yarambwiye, nibyo nihimbiye. Ndangije ndamwinginga mufataho igihe, umwana ajya kugenda nkamutangira. Ndamwinginga, umwana aranyemerera. Ndamubwira nti inzira ijyayo urayimenya? Arambwira ngo ndayimwereka. Mwereka inzira ijyayo. Twari twatinze mu nzira cyane. Ndangije umwana aramanuka, ntiyaba agikomeje ya nzira yamujyanaga aho yaragiye, ahubwo aramanuka asubiyeyo. Nanjye nikura gwa ruhembo ndarujyana, nkirugeza mu murima kubera ko umusaza wanjye ari we wari gukoresha abakozi. Yararakaye kubera ko byari ngombwa ko mugezaho uruhembo saa 6 cyangwa se saa 5 n'igice, ariko narumugejejeho saa 8. Bitewe no guhendahenda umwana, bitewe nuko niriwe mu nzira mpendahenda uwo mwana. Yego. Ndumugejejeho yagize uburakara, arambika isuka hasi, yihutaje gushyikira ngo ankubite, ariko nanjye uruhembo ndutura ntaramugeraho, ndiruka subirayo.
Ngeze mu rugo mama arambajije ati none ko atinze kuza kuragira habaye iki? Ndamubwira nti ntacyo. Arambwira ati kugoma kwawe kurarenze. Ariko umusaza wanjye yarankundaga. Nari nzi ko nagera mu rugo atarankubita. Rero njya kuragira. Sinigeze mbabwira umwanya nataye mu nzira. Icyo nakoraga numvaga ntabifitiye umwanya. Yego. Rero byararangije uwo mwana arahagaruka. Nanjye bukiye mu gitondo narekuye amatungo nk'ugiye kuragira. Nyura kwa wa mwana ngo njye kureba hahandi muri rwa rugo koko yahageze. Naragiye amatungo ndayahanyuza, maze kwanyuza asanga wa mwana yahageze. Sanze yahageze naramuhamagaye ndamusuhuza, ndangije ndamubwira nti tujyane kuragira. Nyirabuja wiwe arambwira tese w'Imana arimo umushumba. Ndamubwira nti nzajya mwigisha uko aragira. Namwe bari bafite intama nyinshi. Ndababwira nti nzajya mwigisha uko aragira, kandi izi ntama mumporeze ntakongere kujya kuziragira, ahubwo nzajya nzibaragirira ngewe na w'Imana. Niducyura tuzajya tunyurana hano tuzishyire mu kigo, w'Imana ashoreze izanjye dutahe. Ninongera kwandurura tuzongera tugarukane tujyane kuragira. Nyirabuja yumvishe ko ari igisubizo, ariko nanjye nari mfite icyo shaka kuri uwo mwana. Yumvishe ko ari igisubizo arambwira ati ati ni byiza kuba uzajya ujya kuturagira ujyanye na w'Imana. Uwo mwana wari wabonye yitwaga w'Imana. Yitwaga w'Imana. Rero nyine ubwo uwo mwana twatangiranye kuragira muri ubwo buryo. Ntiyari azi kuragira, nawe urari umwana w'imyaka 6 kujya kuragira intama zirenze 10. Ni ikibazo, ariko nge nabikoreye kugira ngo uwo mwana uko byagenda kose mbone inzira zo kumugaburira. Kuko natekereje yuko ashobora kugenda kubera impamvu z'uko wenda yabasigaranye n'abandi bana mu rugo ntibamwiteho, bikamutera kumva ko yajya kwizererera, akaba ariyo mpamvu ituma agenda. Niba ariko byari bimeze ntabwo mbizi. Uwo mubyeyi yabaga neza cyane, ntabwo abaga yagirira ifuhu uwo mwana, ntiyabaga yanamwima n'ibiryo. Ibyo ni byo umutima gwantekereresheje. Yego. Rero twararagiranye buri munsi nkahaca umwana uko twajyana kuragira mu gitondo, twacyura twageza amatungo iwabo tukayinjiza mu kigo. Twarangiza nkamubwira ntishoreza, akashoreza yandi ndagiye tukajyana iwacu. Twagera iwacu nkamanza nkarura ibiryo nkamuha akajya, yamara kujya nanjye nkabona nkarura ibyanjye nkajya. Akurira mu rugo rw'iwacu muri ubwo buryo, aba k'uwo mubyeyi, ariko mu rugo rw'iwacu naho hafite umugabane munini. Yego. Rero uwo mwana aza gukura, arakura, akura nyiyumvamo iteka ryose kuko twarakundanaga. Igihe cyose tugeze mu gihuru tukabana neza, akabona ntamuteraho amahane, ntagira gute, ntamukubita, ntagira gute. Akura amenyeye. Yego. Akurira aho hantu. Yaje gukurira aho hantu rero aba umusore. Ariko muri make nta muntu n'umwe wari uzi impamvu w'Imana nkunda. Yego. Nta n'umuntu wari uzi impamvu nanjye mukunda. Iryo ryari ibanga ryanjye n'umutima wanjye. Nge sinahamya yuko w'Imana yakuze azi ko namukuye aho mu nzira, ntago mbihamya kuko yari muto. Yego. Rero igihe cyarageze, Imana idufashe cyane. Igihe kigeze uwo w'Imana aba umusore, akurira muri urwo rugo, na mama aramukunda kuko ari umwana wumvira. Yego. Yageraga mu rugo aho mama mutumye hose akajyayo, bituma mukunda cyane, amwiyumvamo cyane, bituma nawe ajya hagera akumva ari umwana iteka ryose, ikintu cyose arakisanzuraho. Umwana rero arakura, igihe kiragera ategura kubaka, ariko atari yategura kubaka amanje kujya gucuruza. Ajya gucuruza ku bitenga. Mu gihe cyo gucuruza ku bitenga rero namusanzeyo. Ngewe njya kumusura. Yego. Kumusangaho kumusura namutekerejeho. Ari mu gicuku cy'ijoro namutekerejeho, mufataho umwanya wo kumutekerezaho. Ntago nzi impamvu namutekerejeho, n'ibintu byaje mutekerezo. Ndavuga ni w'Imana
arapfapfanye. Ubwo agiye gucuruza, akaba agiye gucuruza ari mu rugo rutari rw'iwabo, atarahavutse, ni ikibazo. Azagera mu buhe buzima? Ese nacuruza agahomba bizagenda ute? Azabaho ate? Bintera kumusura. Abantu benshi ngeze aha ngaha ho kumusura, icyo gihe musura abantu benshi cyane bagize amagambo menshi, ko turi mu isi abantu baravuga. Yego. Bavuga ku byo babonye, bavuga ku byo batekereje, uko babona ibintu, kuko nta muntu n'umwe wari uzi impamvu yanjye na w'Imana. Yego. W'Imana akaba yaramaze kuba umusore. Abantu benshi cyane bavugaga ko w'Imana dukundana urukundo rurenze barurebaho, bakabona w'Imana azambera umugabo nanjye nkamubera umugore. Yego. Niko abantu babifataga. Njya no kumusura aho ngaho mu mashitingi, aho hantu yarari muri ubwo rusisiro, abantu basigaye bavuga. Baravuze atagiye gusura sheri we, niko bimeze. No mu rugo mama nawe aravuga ati uriya w'Imana n'uyu mwana wanjye sinzi ukuntu bimeze. Njya kumusura rero, njyayo ngezeyo ndamuganiza, turaganira, ndamubwira ni gucuruza numva atari wo muti w'ikibazo, ahubwo numva muri gahunda washaka uburyo ukubaka ibucuruza ukabigurisha, ugashaka ikibanza ukubaka. Twajyaga inama tukaganira, nta banga yampishaga. Ikintu cyose yarazaga ari ikimubabaje, ari ikimuteye ikibazo, akaza kukimbwira. Yego. Rero tujya inama, mubwira uburyo yabigenza, tujya inama mbega muri make, turaganira, tujya inama, mubwira uburyo ashobora gufunga butike ibintu akabigurisha. Turaganira, akaza akagura ikibanza, arabitegura. Ikibanza arakigura, kigura n'umugabo witwa Nyandwi, arangije arubaka. Yego. Mu gihe cyo kubaka kwe rero hajemo ibibazo bikomeye, bimviramo intambara mu rugo rw'ababyeyi, ariko ndazimukinga. Ntabwo nigeze mubwira ko mfite ikibazo mu rugo cy'intambara zitandukanye. Narabimukinze kuko nabonaga nimbimubwira biramuviramo ikibazo. Yego. Nange ndicecekera. Intambara no muri icyo gihe cya mbere, ubwo izo ntambara zose navuze zari zihari, ariko narazimukinze. Rimwe na rimwe yasangaga amatungo yanjye garaye mu kigunda, akaza akambaza ati none yewe nasi kubera icyo amatungo garaye mu kigunda wari wagiye he? Nkamubwira nti nyine nari nagize impamvu. Ugize impamvu usaba ababyeyi, mama we yari yagiye he? Nkamubwira nti nyine nawe yari umukecuru yagize impamvu zo kutajya kuzicuruza kwa ninywera, buriya yari yahugiye mu kwinywera. Anyweye se mukuru wawe yari yagiye he? Nkamwereka ibishoboka byose ko hagati yanjye nta kibazo gihari. Yego. Kubera yuko nuvuga ko nimubwira ko hagati yanjye nabo harimo ikibazo, atazongera kubiyumvamo n'umunsi umwe, kandi ko nawe muri we gahunda z'ibitekerezo bye zirahinduka nkurikije uburyo twari tubanye. Rero ndabimukinga, hashira igihe kinini. Ariko umunsi umwe twagiye guhingira urutoki, twa dufite urutoki no hepfo aho biti Kayove, ahantu mama yari yaraguze isambu. Njyana n'uwo musore w'Imana, njyana n'abandi basore benshi bari baje kuduhingira, ndetse n'abakobwa. Nakugiraga abantu benshi cyane bazaga kuwufasha. Tujyana guhingira urwo rutoki, dusiga mu matungo mu nzu, kuko twari tuzindutse urareba kuva iwacu iraruguri Rugasa kugera inaha Kayove n'urugendo. Yego. Nzisiga mu nzu rero. Abantu batabizi, wenda n'urugendo rw'amasaha abiri n'igice, 3. Yego. Rero ubwo twarazanye guhinga, turahinga, bigeze saa 9 z'amanywa, numva mu mutima wanjye hajemo ikibazo cy'amatungo yanjye. Mpita numva ko amatungo yanjye gataragiwe. Byasanze aho hantu narindi, ntago nzi impamvu byanjemo. Mpita numva ko muri nge muza amahoro, ubwo amatungo yanjye ntigariye. Muri uwo mwanya natangiye kumva amajwi y'amatungo yanjye gahebeba. Kandi gahebebaga, urumva gari mu kigo cy'iwacu, ariko nayumvaga ndaho muri izo tsina turi guhinga. Tugahinga nge nkumva amajwi y'intama n'ihene zihebeba, ariko zanjye nkumva ko zitariye. Narababwiye rero ntidutahe,
nkimara kumva ayo majwi mu matwi yanjye narababwiye ntidutahe. Barambwira ati turataha tuhamaze. Bafashe icyemezo rero cy'uko turataha tuhamaze, ariko njye bitandimo. Barahinga, uwo w'Imana akambaza ati ufite ikihe kibazo? Yabimbonagamo. Nkamubwira nti ntacyo, ahubwo duhinge. Twarahinze rero tuva y'urwo rutoki rwa mama turukaragiye, tururangije turataha. Uko twatashye niko numvaga amajwi y'amatungo yanjye mu matwi yanjye. Twaratashye tugera aho bita ku Kamuhoza ari nijoro. Yego. Bwamaze kwira. Abo basore bose twari turi kumwe n'abakobwa bakambaza tufite ikihe kibazo, nkababwira ngo ntacyo. Tugeze mu rugo, uwo munsi niho uwo w'Imana yamenye ko mfitanye ikibazo n'ababyeyi. Uwo tugeze mu rugo iwacu twasanze amatungo gari mu kigo. Tukireguka mu gicuku cya 2:00 za nijoro. Twageze mu rugo tukireguka yumva amatungo yanjye, induru ni yose. Arahindukira arambaza ati nasi bimeze ute? Mbura icyo musubiza. Arambwira ati nta kibazo ufite? Mbura icyo musubiza. Yego. Arambwira ati kuki kare hose wankinze ko ufite ikibazo? Mbura icyo musubiza. Yahise agenda. Yakundaga mama, ariko nigeze amubwira ngo wiriwe. Nigeze amubwira tese bimeze ute? Yarari kumwe n'abo basore tuzanye. Nari nekereza ko bararari iwacu mu rugo kuko twe dutashye bwije. Bahageze w'Imana yarababwiye abo basore, ababwira ati mufashe tujye kuragira ya matungo. Mama yaruye ibijyo kuko ari yatetse twiteguye. Yarazi koko turataha bwije abo basore bakaharara. Yego. Ariko yaruye ibijya burubikoramo. Ba basore bose bafashe inkoni bajya kuragira amatungo yanjye. Nanjye aho nahafatiwe n'agahinda. Ariko njyana nabo kuyaragira. Muri iryo joro w'Imana arambwira ati winkurikira, ahubwo wowe sigara, twe tujye kwaragira turayacyura. Yarambwiye, yasabye imbabazi, arambwira ati mbabarira subirayo kuko sishaka kujyana nawe kuragira. Ahubwo subirayo ugenda ujye mu rugo wicara utuze kuko kare hose wankinze ikibazo ufite, sishaka no kujyana nawe kuragira. Ahubwo subirayo ngenda ajya kuragira kandi ndazicyura. Baragiye rero bararagira, nanjye subira mu rugo. Mama yaramaze kwarura ibijya bigejeje muri saro, abiteretse aziko bagiye kujya. Muri abo basore nta numwe wamubwiye ngo turajya, nta n'uwamubwiye ngo ntiturajya. Bose bagiye kuragira, nta n'uwigeze amuvugisha. Nka 5:00 z'ijoro baracyuye. Bayacyuye amatungo, ntago bigeze bajya ibyo bijyo bya mama. Barajyamye. Bucya mu gitondo umusore umwe acaho yigendera, undi abyuka acaho yigendera. Ubuzima burakomeza. Uwo musore w'Imana yatangiye kumenya ko afite ikigeragezo mu rugo kuri uwo munsi. Muri icyo gihe nari ntarakizwa. Yego. Icyo gihe rero uwo musore yubatse cya kibanza cye. Ariko iteka ryose nashaka kumwereka bya bibazo byose afite. Yego. Ngomeza kubimukinga. Akagiyinyisanzuraho mu buryo bwose bushoboka. Ariko nge simbimwereke. Yego. Mama rero niho nakubwiye ko yaregeye umuryango. Umuryango guraza ikibazo gukinjiramo. Mama aratsindwa. Ariko atsinzwe yanga kuva kwizima.